twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu gatanu w'icyumweru cya kane cy'igisibo, tariki 20 Werurwe 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 2, umurongo wa 1, wa 12 kugeza ku 22. Abagome mu bitekerezo byabo bifutamye barabwirana bati, twibasire intungane kuko itubangamiye, ikarwanya ibikorwa byacu, ikanadushinja ko twarenze amategeko, tugahemukira umuco mwiza badutoje. Irata ko ifitemo ubumenyi bw'Imana, ikaniyita umwana wa Nyagasani. Ntituza kutugayira ibitekerezo no kwirabuka byonyine biratubangamiye, kuko imibereho yayo idasa n'iy'abandi, imyifatire yayo ikaba idasanzwe. Yo ibona turi nk'ikintu cyataye ibara, ikitiza inzira zacu nk'aho zuzuye imyanda. Itangaza ko amaherezo y'intungane ari amahirwe, ikirata ko ifite Imana nk'umubyeyi. Nimureke turebe niba ibyivuga ari ukuri, dusuzume uko ibyayo bizarangira. Niba intungane ari umwana w'Imana koko, izayitabara igobotore mu nzara z'abanzi bayo. Tuyigeragereshe ibitutsi n'ibitotezo kugira ngo tumenye ubwiyumanganye bwayo, turebe no kwihangana kwayo. Nimureke tuyitange yicwe uruteye isoni, kuko igihe gihe Imana izayihagararaho, dukurikije nanone uko ibyivugira. Ngo kuko batekereza nyamara barayoba, ubugome bwabo bwabagize impumyi. Ntibamenya amabanga y'umugambi w'Imana, ntibanazi ikuzo rizigamiwe abakeye ku mutima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 34. Uhoraho aba hafi y'afite umutima washengutse. Uhoraho ashyamira n'abagira nabi, kugira ngo azimanganye ku isi icyatuma babibuka. Intungane ziratabaza Uhoraho akazumva, maze akazikiza amagorwa yazo yose. Uhoraho aba hafi y'afite umutima washengutse, akaramira afite umutima wihebye. Intungane igira ibyago byinshi, ariko buri gihe Uhoraho akabiyikiza. Arinda umubiri wayo wose, ntihagire igufwa ryayo na rimwe rivunika. Uhoraho arengera amagara y'abayoboke be, kandi nta n'umwe mu bamuhungiraho uzahabwa igihano. Uhoraho aba hafi y'afite umutima washengutse. Nyagasani Yesu nabane namwe. Magambo mw'ivaje ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 7, umurongo wa 2 n'uwa 10, uwa 14 no 25 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe umunsi mukuru w'Abayahudi witwa uw'ingando ukaba wegereje. Abavandimwe be bamaze kugenda, bajya mu munsi mukuru. Yezu nawe ajyayo, atari ku mugaragaro, ahubwo nka rwihishwa. Umunsi mukuru ugeze hafi, Yezu ajya mu ngoro arigisha. Bamwe mu batuye Yerusalemu baravuga bati, uriya si wa wundi bahigaga bashaka kumwica? Nyamara dore aravugira mu ruhame, ntacyo bavuga. Aba bategetsi bacu ntibamenye by'ukuri ko ari we Kristo, ariko uyu tuzi aho akomoka. Naho Kristo naza, ntawe uzamenya aho aturuka. Yezu yigishirizaga mu ngoro aranguruye ijwi ati, ni koko muranzi kandi muzi n'aho nkomoka. Cyakora sinaje ku bwanjye, uwantumye niwe munyakuri, uwo mwe ntimumuzi. Njye ndamuzi kuko ari we nkomokaho, kandi akaba ari we wantumye. Nibwo bashatse kumufata, ariko ntihajya n'umwe umukozaho n'urutoki, kuko igihe cye cyari kitaragera. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Amasomo turi kuzirikanaho ni amasomo y'igisibo, icyumweru cya kane ku munsi wa 5. Ayo masomo aratwerekeza kuri Yezu ugiye gutangira ububabare. Yezu bari guhigahiga. Ingingo remezo tuza kuzirikanaho iritwa ngo kureka imigambi mibisha. Nawe aho uza gusanga mutwe wawe, mu mutima wawe hari imigambi mibisha yatangiye kuzamo, please nyaboneka gerageza uyigorore. Gerageza ureke ubugome, ureke ubugira nabi, ureke kugambana. Ongera wibutse rya tegeko ryo kugambana, ngo niba ugambana nawe uzapfa kugambaniye. Mubyeyi, koko ntiwaburetse gato kugira ngo neza y'Imana itambuke wawe? Mu gihe tujye kuzirikana kuri iyo migambi mibisha, tuzirikana ku bagome bakora nabi bahemukira abandi, turanazirikana ku bugwaneza bwa Yezu, ubugwaneza bw'Imana, ineza y'Imana.
ariko abantu twebwe bamwe turagambana, tugira ububisha, ubugome. Nawe niba uri mu bantu ubugome bumaze kurenga, nyaboneka gerageza iki gihe cy'igisibo. Yesu aragutegereje kugira ngo ntube muri bamwe bagiye kumugambanira, maze nawe ugendere neza mu nzira z'Imana, gukora neza, kumugwa neza, winda kuba nawe narinjye kuvuga umugambanyi, uba umuntu mwiza igihe cyose. Hari igitero cy'indirimbo dukunze kuririmba mu gihe cy'igisibo kigira kiti: n'ibyaha byacu yazize, nitwe twese yapfiriye, ngo abone kudukiza. Uze gukomeza na refrain y'icyo gitero, aho twibutsa ibintu bibiri. Hari ku ruhande rumwe ibyaha, ariko hari n'ubugwaneza bwa Yesu Kristo, ibyaha by'abantu. Muri ayo masomo turi buze guhuza ibintu bibiri ariko tunabitandukanya. Icya mbere turi buze guhuza ubugome ndetse n'icyaha, ariko tuze kubitandukanya n'ineza n'urukundo rw'Imana. Aho tubona muri aya masomo hagaragayemo ubugome, ububisha byerekeza ku byaha byacu twebwe abantu dukorera Imana. Iyo dukoreye Imana nabi tugakora ibyaha, burya natwe tuba turi abagome, tuba turi kugomera Imana. Ongera urebe aho ujya ugomera Imana. Isomo rya mbere twakiye yo mu gitabo cy'ubuhanga riratwereka abagome bari gukora inama ngo bacure imigambi mibisha. Bicaye mu nteko, ntabwo ari abaneguranye gusa, ahubwo ni inteko iri gucura imigambi mibisha ubugome. Ubwo bagiye kwibasira intungane kugira ngo bayiteshe agaciro, ati turebe ko Imana yigoboka, dore ko yavuze ko Imana izayigoboka. Iyi ntungane yibasirwa mu isomo rya mbere irerekeza kuri Yesu Kristo, we ntungane y'ukuri, umwana w'Imana. Yesu Kristo waje munsi kugira ngo ducungure. Uyu niwe nyirizina batangiye guhigahiga uko twabizirikanye muri no vanjiri. Iyi vanjiri irimo iratwerekeza ku mpera z'iki gisibo. Nta kindi bizatuganishaho usibye igisibo nyine kirangira kwizuka, ariko mbere y'izuka habanza ububabare, hagakurikiraho urupfu, n'izuka rikajya ryazaho nyuma. Ariko icyo twazirikana ni uko Yesu baramutwereka ari mu bihe bya nyuma, bari kumuhigahiga ngo urugwango, ngo ubugome, ngira ishyari, ngibi bitutsi, ngize inkoni, ngaya macumu, bari kugenda bamuhigahiga kugira ngo bagire gute? Bamuhe ku biryo se? Oya se nanone. Bamwambike se? Oya se nanone. Ahubwo bagire gute? Bamwice. Kwica umwana w'Imana. Ngo ubugome ndega kamere. Ubundi bavuga ubugome cya gihe hari umuntu ugiye kurenganya, wadashobora gukwakura, wadashobora kugera nabi. Umuntu yakugiriye neza, none wowe ugiye kujya gute? Ugiye kumwica, ugiye kumugambanira. Kwitura undi aho kujya mwitura neza yakugiriye, ahubwo ugiye kumwitura inabi. Mbega ibintu bibabaje. Ivanjiri irimo irankomanga, inyibutse ko Abayisiraheli, abafarisayo, abigisha amategeko, abakuru b'umuryango, abashefu bagambaniye Yesu umwana w'Imana, bakajya bamuhigahiga aho yagiye mu munsi mukuru, ahari hose bajyana bamuhiga ati ari hehe? Ati abategetsi bacu ntibamenye kuriya ari we Kristo. Nuko bakamunyega bakamupinga ati ariko Kristo naza tuzabimenya, kuko ntawe uzamenya inkomoko ye. Yesu arimo arapingwa, Yesu barimo baramuhigahiga. Ubu koko Yesu yakandira hehe? Mubyeyi uze gukurura iyi vanjiri, ukurura urugendo Yesu ari gukora, ari guhigwa nabe. Uwo mwasangiye umugati akaba ari we nyirizina ufata iya mbere akugambanira, akwima aho wakwihisha, agenda guhigahiga. Yesu umwana w'Imana utarigeze atugirira nabi, ahubwo yagiye adukorera neza, none turi kumuhigahiga. Ibihe bya nyuma bya Yesu natwe bitwibutse ahantu hose twagiye dukora nabi, twagiye tumuhemukira, cyane cyane ku cyaha, bya byaha dukora Nyagasani bimubambisha ku musaraba, bituma yongera gushavura, bituma yongera kwibuka Abayisiraheli uburyo bamugiriye nabi, bene wabo. Nawe nanjye twongere turebe aho tugeze muri urugendo rw'igisibo, aho tugeze twirukana ubugome muri twe, urubori rw'ubugome bwa buri muri twebwe,
germe de méchanceté yose yabiri iwacu tuyirukane burundu kugira ngo Yezu abone ahantu yakandira. Yezu ari kubura ahantu yakwihisha, ariko kugenda yihishahisha ukuri ifoto y'umwana w'Imana, umwana w'Imana nyiri isi n'ijuru, ariko akabura n'inzu yakwihishamo, akabura naho yakwikinga, kuko abagome barekereje kugira ngo bagire gute bamwice. Mubyeyi, inkuru tujye kumva, fata agatambaro kawe. Hari igihe waza kurira niwumva akababaro karimo, ushobora kurira uko bituri kuzigarakanaho ni akababaro. Yezu ubabaye. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rwakundaga kwakira abantu, rukita ku bantu abahisi n'abagenzi, dore ko iyo nzira yari iri ku nzira, abahisi abaje kugama, arakugama izuba, arukugama imvura, bose bahitiraga aho ngaho muri urwo rugo, kuko n'inzu yari yubatse hafi ku nzira nyine. Umunsi umwe rero ngo umugore wo muri rugo agiye kubona ngo yari yicaye arimo ahata amateke kugira ngo aze kurya, bishoboke ko zari saa kurya, nashaka kuvuga saa sita. Nuko umugore agiye kubona abona inturo irirutse yicotse mu nzu ye. Wa mugore agira ikibazo kiremeye cyane, koko inturo inyinjire ite mu nzu, aho nijye kumaraho inkoko zanjye, dore ko natuze inkoko. Nuko atangiye kugira impungenge z'iyo nturo yinjiye iwe. Wa mugore bishoboke ko yabanguye nk'ikibando agiye gukubita ya nturo. Nuko ageze imbere yayo ngo asanga ya nturo yagiye ku buriri bwe ariho iri. Wa mugore yashaka kwikubita, yareba ya nturo akabona imuteye impuhwe, kubera ko umuntu yamurebaga nyine nyiri mu buhungiro. Wa mugore afata icyemezo cy'uko cya kibando yarabanguye cyo kuyikubita akijugunya, yakongera kugaruka akareba ya nturo akabona imuteye impuhwe. Nuko kandi kamwanya aza kubona abahigi bafite amacumu n'ibibando n'imbwa zabo bari kwiruka kuri ya nturo. Inturo imwe, abahigi benshi babahigi nyine bayobya imbwa, cyangwa imbwa nyinshi ziyobya umuhigi. Igihe cyaje kugera, babahigi babinginga umugore bati, nyaboneka duhe akaboga kacu kayoye muri uru rugo, duhe akaboga kacu kari muri uru rugo. Wa mugore ntiyabyumvaga, duhe akaboga kacu, hari imboga yacu, akanyama kacu kanyuze hara mubyeyi, torera ukaduhe. Nuko wa mugore yongera kujya mu nzu, ese iyi nturo nyitangiye cyangwa? Wa mugore agaruka n'ubundi yareba kuri ya nturo agasanga iri kumutera impuhwe. Nuko babahigi bamubwira ati, tubabarire turaguha amafaranga, ariko duha akaboga kacu. Wa mugore yasubira kuri ya nturo agiye kuyitanga, neza neza akabona imuteye impuhwe. Bigeze aho ngaho arongera aragaruka. Nuko umwana we bari kumwe ari guhata amateke bombi, aramubwira ati, ariko mama, iyi nturo wayitanze bakatwihera amafaranga, ko n'ubundi ejo n'ejo bundi yatumara nk'uko zacu. Wa mubyeyi abwira umwana we ati, mwana genda nawe urebe, nugaruka nuvayo nanjye urambwira uko tubigenza. Wa mwana ngo nawe aragenda, ngo agezeyo ya nturo koko nayo yongera kumutera impuhwe. Yahireba rwose akabona ikenewe kuguma aho ngaho, ikenewe kugirirwa impuhwe, ntibayitange. Neza wa mwana nawe agarutse abwira nyina ati, mama, ndabona ino nturo nta kindi ikwiriye usibye kuyireka ikaguma hariya yahisemo kwiguma, naho ubundi ntabwo twayitanga, iteye impuhwe. Nuko abwira nyina ati, ahubwo mama reka tuyihe ku biryo. Ubwo muri ako kanya nyina ahita abwira babahigi ati, yewe inturo ngiye iragiye, igeze hakurya, mwiruke muyifate yagiye. Babahigi na za mbwa zabo baragenda bakurikiye ya nturo, naho ubundi ya nturo iri kuri bwa buri bwa mubyeyi irarokotse. Nibwo rero ngo bayihaye ku biryo, ngaho fari ibyo bayihaye. Akantu ko karasekeje, ubundi busanzwe inturo ni indyanyama, nta kindi gisibye inyama. Igiye kugira icya, dore ko nta bindi byo bari bafite, yari amateke gusa bari bafite, nuko bahereza amateke. Agiye kubona abona ya nturo igize ite, iriye amateke. Birabashimisha wa mugore n'umwana we, uburyo inturo igize ite, iriye amateke. Ngo guhera uwo munsi batangira kugenda bayigaburira, bakayiha ku biryo. Uzi ko ya nturo yaje kuguma muri rwa rugo, animal domestique, iba aho ngaho ihinduka injangwe mu rugo. Bishoboke ko nyine yabafashije kumbe bazari zibarembeje, ntiyongera kuva muri urwo rugo. Wa mubyeyi n'umwana barayishimira, nayo koko yishimira mu rugo. Ntiyongeye kujya mu ishyamba, yahise iba inyamaswa yo mu rugo, yahise iba akajangwe ko mu rugo. Ukibaza uti, inturo ihinduka injangwe, inturo iba inyamaswa yo mu rugo, ngewe kuki ntava mu ishyamba ubundi nanjye nkajya mu rugo nkareka ubugome
nkareka amahane, ubundi nkajya mu rugo ngakora neza, kuko mu rugo barasangira, naho mu ishyamba ho bararyana. Nawe niba ukiri mu ishyamba, vayo ureke ubwo bugome, kugira ngo Nyagasani nanjye nawe udutegerejeho ubugwaneza tumubere abana beza, abana b'urumuri. Iyi nturo iri kumpa amasomo menshi cyane. Ese wowe wamera nk'uyu mubyeyi n'uyu mwana? Hari abantu bari bagirira impuhwe ku nzira, wabonaga bagiye kugirirwa nabi, bamerewe nabi, bafite ibibazo, nuko wabarebana impuhwe ukabagirira impuhwe koko? Ibaze nanjye nibaze. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera kugukebura, bigakwibutsa ko uhamagariye kuba umugwaneza ndetse n'umunyampuhwe, ko ubugome ari ubwo mu ishyamba, abagome ari abo mu ishyamba, wowe uri mu rugo. Animal domestic. Icya mbere, aba bahigi ndetse n'umubyeyi twabagereranya muri iyi nkuru ya Yezu. Utekereze n'ikigeranyo umubyeyi, umbabarire, Yezu aramutse abaye nk'iyi nturo, umbabarire ntabwo ari byo nshatse kuvuga, ariko iyi nturo iteye impuhwe, wamugirira impuhwe ari wowe? Ko bene nabo batamugiriye impuhwe nabo? Ngaba bahigi babanguye amacumu, imigera, babanguye ibibando n'imbwa zabo, bakurikiye Yezu umwana w'Imana, bashaka kumwica. Ese nawe uzaha Yezu icumbi? Uzaha Yezu inzira? Yezu najya ku buriri bwawe, uri mu bazamureka bagahaguma, ukamuha no ku biryo mu gihe bari kumuhigahiga? Yezu azabona ubuhungiro iwawe? Ngiye ikibazo twese tugomba kwibaza muri iki gihe cy'igisibo. Ese ko Yezu bagiye kumuhigahiga n'amacumu n'ibibando, ashobora kuzabona ubuhungiro iwawe? Umaze gucumbikira abangahe? Umaze kugambanira abangahe? Umaze kwicisha abangahe? Umaze gukiza abangahe? Yezu bamuhigahige n'amacumu n'ibibando nkiriya nturo koko? Yezu umwana w'Imana, Yezu ntungane. Icya kabiri tujya kuzirikana kandi gikomeye ni ikigereranyo, aho bavuga ngo icyaha kimeze nk'inkota umunyabyaha ajomba mu mutima w'Imana. Nuko Imana bakayishyira hagati, umusambanyi agafata inkota akayijomba, igisambo kigafata inkota kikayijomba, umusinzi agafata inkota akayijomba, umubeshyi agafata inkota akajomba Imana, umwangirizi, umugambanyi, n'abandi benshi cyane, bose buri wese akagenda afata inkota ajomba mu mutima w'Imana, ajomba mu mutima w'Imana. Ngaho natekereza, Imana izahungira hehe? Imana izahungira he niba koko abo bantu bakomeje akabo? Ongera ukurira ifoto, uzi abasambanyi ujya uhura nabo, cyangwa uzi abasinzi ujya uhura nabo, umubare wawe nyamwinshi, uzi ababeshyi n'abandi bose bakora nabi, abarya ruswa ntitwirirwe tubavugaho. Abo bose ukurira iyo foto, baramutse bakikije Imana, buri wese ari kumujomba icumu, mujomba agashinge, Imana izahungira hehe? Yesu azahungira hehe? Ibi nibyo bihe bya Yezu bya nyuma by'abagome, buri wese ari kugenda mujomba. Nawe nukora icyaha ujye uvuga uti, Mana, ni ibyaha byanjye bikwishe, ni ibyaha byanjye bikwaje, ni ibyaha byanjye biri kugutikura. Erega niko bimeze wa mubyeyi we, iyo ukoze nabi bibabaza Imana, uri kujomba Imana igikwasi, uri kujomba Imana icyuma. Tekereza nawe ibyaha ujya ukora, tekereza ibiduma byose ujomba Imana. Ubu koko Yezu abura ahantu yanyura ataha, abura ahantu yanyura byibuze ngo ihengeke iwawe? Yezu n'abakristo bose bari ku isi muri iki gihe, ibyaha byacu ntitwongere kuvuga ngo ni bene Abisirayeli bamujombye amacumu n'imigera. Nawe igihe cyose ukora nabi, nanjye tuba turi gusubiza Yezu ku musaraba, tumujomba, tumutera ibyuma, tumwica, kuko Yezu arababara igihe cyose ducumura. Ongera urebe ibicumuro ufite, wasanga bimeze nk'iyo nkota kandi byabanga. Rero icya gatatu, Yezu aradusaba ko yabonera umuyaga iwacu, ahakandira hakaba ari wawe, ngewe umukristo nawe, bityo Nyagasani akabona ubuhungiro iwawe. Yesu, icyamba ngo ubone ubuhungiro iwanjye mu mutima wanjye, byibuze ngerageze ingeso mbi zikugomera z'iwanjye. Yezu mwiza, fasha icyemezo cyo kuzireka, ariko niwe wabimfashamo. Dutekereze ku rugendo rwa Yezu aza ku isi. Yezu yaje ku isi, aza ku isi n'ubundi abura ahantu yaruhukira. Nanjye kuvuga ko abura ubuhungiro, cyagiye nyine ajyaga mu kiraro cy'amatungo, akaba arashumba gusaba hakira, isuzugurwa. None ukurikira ukuntu yagiye kurangiza ubuzima bwe, nanone arabura umwakira, arabura abantu baza kumuha ubuhungiro.
reba bose bamukikije n'amacumu n'imigera. Ibirerekeza ku bantu twese tugomera Nyagasani, ntitumuhe n'ubuhungiro, akabura umutima ahungiramo, akabura ahantu bari gukora effort, bari gushyiramo imbaraga kugira ngo bicuze abahinduke. Wasanga Yezu ari kubura ubuhungiro iwawe. Iki rero ni igihe cyiza we nanjye duhawe hamwe n'iri somo ry'uno munsi, kureka ububisha bwose dufite, kureka ubugome bwose dufite, kureka ingeso mbi zose zigomera Nyagasani zituma Yezu ashavura, zituma Yezu ahora ku musaraba ababaye, maze nanjye nawe aba ari iwacu abona ubuhungiro. Ese Yezu ko bamukikije n'amacumu n'imigera n'ibibando n'ibyaha byinshi, iwawe niho azabonera ubuhungiro? Yibaze nanjye nibaze. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.